Mbega runo nawe ngwe nese utumye atanywa arampereza nkomeze wihangana nyuma kajya kagaruka kabwe guhangane sorry aranga ati mukoko ari umwana mwiza urumva amwe mukoko ari umwana mwiza mani nyine twamukundiye nyine aho nga hari ibyo nemeye kwihanganira byiwe ubwo narabyakiye nyine bivuze ngo biki oya rero Shafi sinajya kuvuga ngo mukundira iki sinzi ukuntu yaje kubona na postinze umukobwa dukundana witwa Dina ibona namupostinze mukundana cyacho kintu cyensone mukundana Shafi ndamukunda byose ikingenzi nuko yakoze icyo agomba gukora yubatse inzu aho yakura amafaranga aho ari hose yayaka muri banke yayahabwa n'umuryango yakoresha cyose ngo amafaranga ikitupfa nuko nta wenda bari kumurika ko yayibye hari nabavuze ngo papa Safa ngo amaje gukina ngo episode 531 urumva ngo bakiriya sinabwira abakobwa ikintu cya mbere cyo bakore kuvuga ngo umuntu yakuye amafaranga hanga yakuye amafaranga ntabwo ajyayo ni wamuherekeje watangiye gute kumenya Carine ni ryari Yes, reka nongeye ngwikaze ukurikiye GJC Media musuzo uhereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru urasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza kumurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza niba utanameze neza wihangane umunsi kundi birahinduka uyu munsi abamanuka ejo akabarazamuka ubuzima niko buteye uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo uhereye hose umva ikinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba ndivuge ngo ni pole niba ndivuge ngo ni Shafi niba ndivuge ngo ni Urukundo usibye ko iyo mvuze Urukundo ngo abenshi ntibabimenya ese Shafi wowe nagujye wibagirwa ko witwa Urukundo oya ntabwo naryibagiwe ko nisa niswe n'ababyeyi byansi ntabwo naryibagiwe cyangwa uryibuka basuye mu majyepfo akantu ntambitsemo aho mu majyepfo nyine ni mu rugo niho nize kaminuza so ntago izina ryanjye byenze okay ni pole Jean Paul iruhande rwacu turi kumwe na mushiki wacu Carine ubwo gusa neza cyane Carine urabizi ko utunga ponzi nabyo nzi ako barabikubwira so niyo umaje kubikubwira bari abantu barenze umwe uyu munsi nanjye nkambyongeyeho niba Shafi yabikongoreye nta kintu wumvamo abana nye nibyo gushimira Imana to nibyo gushimira Imana waje kumenya ryari kuri mwiza no sindabimenya sinkobeshye Shafi wamenye ryari ko Carine ari mwiza sha mu myaka 5 ishize mu myaka 5 ishize na mbere yayo nk'imyaka 6 ya okay mbere yawo wamenye ko Carine ari mwiza ariko mu myaka 5 utanya kuvuta yose wamugani ko ndimo kubona bishyira heza cyane Shafi geza kubwira ko gukunda yego yarabimbwiye uyu munsi wa none turi kumwe na Shafi ukundana na Carine benshi bajyaga hora bibaza ati Shafi byifashe bite bamushinje biju
rimwe dukora ikiganiro Shafi arambwira ati reka uramenye sinkuna na Biju turakinana ni filme uyu munsi wa none turi kumwe na Carine bantu suza abantu bose badukurikiye ndabasuhuje mwese abashiti mwese nyine ndabasuhuje tu kandi tufite ngo abantu Shafi nakomeje kubona Shafi arimo kugenda kiraguricya Shafi ariko ngira ngo yababwiye nawe urangwa wayini ko numvise utuma wayini nawe ngira ngo ni Carine yutumiye kubera Carine nyine nibyo yantegetse wa mungu nabizanye ubwo nawe bahereza banzuzane utwo tuntu bakore rwose barimo no kunywa bica akanyota hoteli tekerere ibintu byabo biba byihuta cyane yinjiramo nta kibazo ikoreye publicité sibyo byiza se Pascal ni umushiti wacu wamunganye iki muri hoteli teke by the way nanjye niyo mpamvu nkunda kuza services zihaba ubundi kwanza igihe no gatoya pande mubaze kuro dukoreraho zina ndaboka okay sawa cyangwa se uyu munsi nanze promotion kuri hoteli teke Shafi niyigire hino Claude niyigire hino igihe hino hanga nawe uyu munsi nanze promotion kuri hoteli teke Pascal ni bazanyishyura batazanyishyura simbizi ndashaka waza tubwire services zitangirwa hanga kwanza igira hanga ariko se komo n'uhungu kubidisani nubwo tubwire murakoze banje gusuhuza abakunzi b'iyi Channel TV n'abafanizi bose nkuko wari umbajije ikibazo cyiza services zitangirwa hano muri hoteli teke ni nyinshi hari service isanzwe ya restaurant bar hari service ya accommodation room hari service ya catering service hari service ya sauna and massage n'ibindi byinshi cyane hari n'izindi tugiye kubazanira ni nyinshi cyane muri izo service zibanze n'izo ngizo nani wow aha ngira ngo ni muri hoteli teke twicariye twebwe na Shafi cyangwa se Arno Rukundo ndetse na Carine service barazobwizo zihatangirwa abakeneye massage abakeneye ibiki byose ikindi ahubwo nongereho nanjye nubwo nagiye kwamaza wenda cyane ariko ni hano ni mu rugo niho hantu natangiriye gushutingira filime 2012 wow niyo mpamvu nemeye kuvuga ibintu byose kubera ko nicanye nawe waniza location anytime nazano nkaryama ni mu rugo ntawe yishyuza wow hari icyo baveba abana na kimwe kabisa ntakonze mukanya nabaje n'ibyo kurya tunirire abantu babone n'ibihatekerwa byose ukuntu bimeze Shafi ndashaka tubaze twinjire nyirizina mu kiganiro cyacu uyu ngo iki mwica kanyota mwade mwica kanyota okay sawa mwade mwica kanyota rwose nese ko mwadahereje undi y'abantu akase kari muheriko muhe nabyo birimo Mbega Shafi nawe muhe nese utumye atanywa Shafi nawe muhe okay kumisabye bikoze kora kwa bigusomye oya nyine uko yabigize intambara kandi none ni kuguha okay ikibazo se kuko nta wundi munyamakuru kazi urahanga ngo nanjye nubwo ntabwo twabishakaga ntabwo mwabishaka yes reka twikomereze ikiganiro cyacu Shafi ni umukobwa mwiza cyane umaze iminsi igihe kinini cyane muri sinema ubu nta mpungenge ufite kuri Shafi iyo umubonye muri sinema nawe ubwawe uba wizeye ko umufite neza nazigeze mu gihe cya mbere naramenyera nyine akaza akora n'iki ariko nyuma nyine uko yagenda ansobanurira akaza akora iki nanjye rimwe naragendaga aho bakorera nkareba bana zarashize ubu wumva nta mpungenge unageze kuri set ugasanga hari cyangwa se hari nka scene yasohotse ugasanga hari byakinnye n'undi muntu waba wumva ko byarangiriye hari no ubu ngubu impungenge zarashize kandi ikindi kintu cya mbere ni ukwizerana kuko hashobora no kubikora nyuma ya kamera cyangwa se n'ahandi rero ndamwizera nzi ko atabikora Shafi nguru umwizerwe nawe urize urayifata n'ibindi ari hasi cyane wenda ubona biri kure nta kibazo yejwe yanjye ni rinini siri rata ariko ari kunyumva ndi umwizerwa arankunda nanjye ndabibona anyitaho amba hafi mu mwanya byatumye nimba umwizerwa ko nanjye nyine nanjye bikora nyine nkamuba hafi uramwizera se nawe Carine cyane mvuze ngo cyane kubera yuko twize kugera na wenda ibibazo byinshi bitandukanye na wenda arabizi icyizere kiragabanuka ariko minsi ishize nyine hari amagambo nyine umuntu agenda akubwira nyine kugaruka muri mu nzu arashyigitabonana afite n'undi mukunzi naramubonye
ari byinshi twaganiriye. Impamvu n'ubundi nabatumije uyu munsi kugira ngo twicare tuganire nuko hari ibintu nabonye iwawe kuri channel yawe. Yambabarira. Mbona wowe nawe murashwanye, mbona bibaye ibindi ndavuga uyu munsi couple ngomba kwihiga nkaza kumenya uko bya bintu bapfaga byari ukuri. Nabwo icyo gihe ndabyuka ari kuri Hotel Tech. Murimo musangira ariko mbona ibibazo byavutse. Mbona n'imagara nyinshi cyane munatandukana, mbona sometimes nabyumvikanyeho. Ndavuga ariko se wazashaka Shafi na Carine ibintu twamenye imvura imvano yabo. Reka duhere ku rukundo rwanyu rutangira. Tuzaza kugera aho rwageze rukazamo ibibazo, tuze kugera aho uyu munsi wa none mwicaye nkambona wowe na Carine muryohewe. Watangiye gute kumenya Carine? Ni ryari? Bebe hari ryari? 2016 ya 2016 Muhuriye bwa mbere twahuriye n'abantu uzarya turi kumwe muri fete na ba Sylvie cyangwa ya ariko icyo gihe duhura bwa mbere hari imbereho y'icyo gihe aho duhereye ni urukundo rwacu hano rwatangiriye. So icyo gihe duhura bwa mbere twasanga nkaho dutse muri quartier imwe tugahura gutya mwacaho ndacaho, nyuma tuza guhurira muri anniversaire y'umushuti wacu yitwa Sylvie, turahura turamenyana turibwirana ariko uziko duturanye tuyaduhura umwacaho ndacaho bite kubwira rero pole kamvuye pole ntago ndimo kuvuga rukundo. Iyo mvuze rukundo yabitangiye kwinjira mu buzima muri private. Oya nta kibazo guhura ajya muri Bamenya ukina uri pole Jean Paul. Niba ndimo guhura na pole rero sasa akaba arakubonye uri umwana mwiza gutya usa neza. None ninde watratinze undi bwa mbere? Ninde wavugisha undi bwa mbere? Niwe pe ko muri mwese ngo niwe niwe Siko nabesha. Oya ni ngewe. Ubu nyiranzobe siniki gikara cyane iyo nzobe yawe igikara cyane. Uburyo twamenyanye ntago ari nkuko nyine twagiye gutyo. Urumva nge naramubonye ariko nyine umuntu nyine just kumvura mwishimiye uko Carine we n'abantu bamuzi man agira umutima mwiza nyine n'ubumuntu. Urumva muri iyo fete anciyeho ariko natambutse gutya yarafite n'inshi ari yakoraga iki. Wabonaga nkaho organize nyine iyo fete ko uwo Sylvie ni umushuti wiwe nanubu baracyari inshuti. Rero none nyine tukanasangira. None wanciyeho nari ndi kurya bigwana n'abandi bajama ankoraho gutya ifoka iragwa. Mani yasubye imbazi nk'inshuro 5. Ngo sorry agenazana indi foka. Okanye arampereza nkomeze wihangana nyuma kajya kagaruka kabwe wihangane sorry. Aranga ati mukoko ari umwana mwiza. Urumva? Yamwe mukoko ari umwana mwiza mani. Nyine twamukundiye nyine aho ngaho. Nyine ngira amatsiko yo kubona nimero yiwe. Nta nubwo nayimwatse. Nayatse ntago ngiye kubivuga. Yego. Ayima turavuga namwasha nyine nakunze kuri umwana mwiza gute nta bindi. Okay. Arambwa atoke ntago nyine nagomba nyine ku umwana mwiza kora ko nyine ariko niko nsanzwe nuko nyine ninkoza amakosa nyine ngasaba imbabazi kandi nizera ko bambabare kandi bihanga. Yemwe nta kibazo bibaho. Nuko nkajya mwandikira amubwira bite waramutute sawa ibintu nk'ibintu bikomeza gutyo twadusohokana. Nta urabwira undi ko akunda undi. Tuzi umwaka urashira. Twimereye gutyo tuganira turi nk'inshuti kaza kunsura nkamusura nyine biza gukomeza nyine gutyo tuza gukundana nyine. 2016 mumaze imyaka 6. iyo tsima no wa gatandatu. Muri mano wa gatandatu. Amakosa Carine yigeze gukorera ukumva ushatse kumureka. Ni menshi. Ni menshi rwose. Ni menshi. Baruka ko muri net. Ndumva ntakubivuga ko muri net. Abantu bari reaction yakore mu maso. Ariko akiri izuba ariko mukanda zikuramo nta kibazo cyayizo. Ni menshi. Ni menshi pe. Irya mbere yankoreye mbo ese ubunyavuge. So buri kintu cyambere buri gikosa kurikora gukora ikosa ntago ari kibi ntago ari bibi kubera ko ikosa ukunda n'umuntu ukore n'amakosa bwo harimo ikibazo ahubwo ikingenzi no gukora aya makosa ukamenya byibuze uburyo uya managinga cyangwa se ukamenya uburyo usaba umuntu imbabazi mu buryo mwe cyangwa ubundi cyangwa se uburyo approaching umuntu meyo gukora ikosa kandi kibi no gusubira muri rya kosa. Haro twaganaga ntiduhuze ntago twajyaga duhuza twaganira ugasanga sometimes ntago duhuza ugasanga namubwira ikintu bamugana nkeneye iki ngiki cyo namusabye akaba atari cyama aza gukora nikosa nyuma hashize umwaka urenga agiye i Buganda utabyumvaho kimwe no beef yari hari muri iyi minsi ihari fata umwanzuro hari n'uburyo nagiye muri anniversaire y'iwabo
Amini yagize anniversaire njyayo maje gutahaza abandi bajama ni byinshi after party mama warampamagara ati se mwana wa ko watashye abandi bakaba bakesheje na amahoro na mwana nifite akazi nzagupereza nsanga harimo umutipe kandi wari umu ex ndabeshye cyahura beshi kabisa ya nakompeke jya wemera oya reka munyomoze sha byose ndabizi bimwe byabayeho ariko ngo ava mu ex wanjye ntabwo ari umu ex ne urabona yari Carine yarakiri icyo gihe oya ntago bakiri kumwe twakundanye ahubwo twariganye urabona nyine iyo umuntu afite anniversaire abantu bakora ama surprise neza noneho twari dufite party mu rugo baraza n'abashuti be n'abandi bashuti banje dewan turenjoyinga nta kibazo noneho amasaha aragera arataha kwera afite akazi bukeye bwaho mu gitondo agitaha babandi baje bavuye mu kazi baza amaze kugenda nyuma rero bimenya ko baje aravuga ibiki nyina bigira ibintu birebire ariko nawe mubwiye kandi n'undi acyamubwira abo bantu twariganye nacyo kabisa Shafi hari abantu bagira okay twari tukirimo kuvuga amakosa yagiye gukorera hanyuma se umunsi wafashe umwanzuro wo turatandukanye akaza ko ari ubigiramo uruhare rwo gusaba imbabazi hari habaye iki ni ibintu birebire wenda ntavuga wenda ngo uhite ubyumva neza kuko harimo amateka agoretse ukuntu ageze i Bugande urumva yaragiye mu kazi avuga ngo agiye mu kazi i Bugande kuko ibyo yakoraga intanga yakoraga business acuruza noneho aza kujya i Bugande aramwe ngongeye gukora muri zino business ngiye gucuruza kandi ibyo yagiye gucuruza hano byaragendaga noneho aza kumbeshya ngo agiye mu bucuruzi niyo mpamvu yasabye nibaza naho tugiye kubikubwira arambeshya niyo mpamvu byatumye turahanganye ko yansabye imbabazi nyine akabyerura ntaho tugiye kubikubwira noneho turaganiriye akigera i Bugande nahise nkupa connection yanjye nawe ndamureka ndamwihorera ndavuga noke uyu muntu umeze gutya nabwiye ikintu mwani wigi Bugande kagenda nsize agirayo sinkonye no kuvugana ngenda mwihora bora ngiye mfashe umwanzuro niyo nkwihorerwa ntago manye gukunda anyandikira rimwe ndamusubiza ajyambira bonjour biza kurangira umwaka ushaka tavuganye noneho sinzi ukuntu yaje kubona na postinze umukobwa dukundana witwa Dina bayibona namupostinze mukundana cyacho kintu cyensona mukundana okay twakundanaga witwa Dina kagoreje iyo terbe wenda ari minsi ari waragiye yego twakundanaga witwa Dina noneho abibonye arababara ariko mu kubabara ntago ushaka kuba atari yabibonye ako kanya ahubwo hari umutipe witwa Eric wakoze wabimubwiye ari inshuti ye n'umutipe inshuti yanjye gutyo nyine Biraha wabimubwiye aramubwira ngo gushafasiga afite undi mukunzi tusa ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ndangije arabibona araza kumbwira ibite kuki wanyanze n'ibibazo bitandukanye namwe kwashize umwaka tutavugana nkaba narabonye undi mukunzi urambaza iki watuje ibinduru aza kunsura mu rugo arababara ararira byinshi bitandukanye urumva harkuntu warakunanye n'umuntu imyaka 5 mfite nitumaranye umwaka kandi dukona muri icyo gihe nawe twamenye nk'abajama gufata umwanzuro sometimes biragorana so ngafata umwanzuro nkongera nkabivamo ngatekereza umukobwa byo twatumaje kugira mu mwaka umwe ibyo nawe twari twakundanye yarampromisinze ariko nari harimo ngo yenda tuzakora n'ubukwe ibintu bitandukanye mbona haracyarimo nyine ibintu bigoye nyuma nibo twaje nyine kwicara tubaganira hagati yanjye nawe dufata umwanzuro turahura duhuye tuganira ku kibazo kimwe cyo kwiyunga ibintu bitandukanye nk'inshuro 3 ako mwibanga irya mbere twawe yenda abantu bamwe barabimenye ni rya kabiri bashaka kubaza irya kabiri ryo wabonye turimo dushwana hano hari sinibuka nuko niyo mpamvu nyine twicaye ahangaha bambwira ibintu ndamwenda ndashaka ko dusohokana urambaza waramwe ngo wazamaye ikiganiro na be wawe ndagwanisha dufite ikiganiro tugiye gukora tugiye kuganira ntago byakunda muri heze ndamwe turi hotel take muri Arise ndamwe saa 5 turakubeshya tuza amasaha nimugoroba arenze tugwaho gutyo ibyo twagomba gukora turabikora tuvuga ngo tuguye ikiganiro niyo mpamvu tubonye nyine gutyo nanjye mubonye nyine gutya za twavuganye muhereza ururabo tuzanganye yari mu bintu bya mbere ukundira Shafi ni icyo mukundira ibindi byose cyareka umugeze ukuri Shafi ndamukunda byose kuko hari ibyo nemeye kwihanganira byiwe ubwo narabyakeye nyine bivuze ngo biki oya urumva bizi nyine y'abantu bari kumwe babana ntabwo abura mutuntu kuko ntabwo abantu bahuza imico of course
rero Shafi sinajya kuvuga ngo mukundira iki ko nshaka kuvuga ngo mukundira iki ejo cyarangira cyangwa byagenda ukundi kuntu ugasanga nyine sinyimukunda kubera ko icyo namukundiraga cyarangiye. Shafi mukunda wese uko ari. Okay. Yes. Ngira ngo nibutse abantu rero abadukurikiye bose aho bahereye tubabwire ngo aba ni abakinnyi ba filime. Hataza kugira umuntu uza kuza gutekereza kuri ibi bintu nahura na Aruno aze kuza kuvuga ati nyamuneka ibi mwite ibi nibi. Ni abakinnyi ba filime bakina mu mafilime atandukanye mu nabakurikirana aho baba baherereye hose. Ubuzima busanzwe Shafi reka twigire mu buzima busanzwe tandukana ubuzima bwawe na be wawe. Twe kuza no kubinjira tutaza kuza kuvaho tunamenya amabanga yose arengeranye. Gusa ariko twibutsa abantu ko aba n'abakinnyi ba filime twebwe turitangazamakuru tuba tuganira ugomba kuganira n'abantu bose batandukanye ubuzima bwose. Shafi hari inkuru imaze iminsi irimo gucacara muri iyi minsi y'umukobwa witwa Ararongoye yujuje inzu ya $500,000. Yabaza se musanga $500,000. Niko byavuzwe mu itangazamakuru nawe yari abyitangaje avuga ko arimo kubaka inzu kandi ashobora kuzaba ihagaze amafaranga atari munsi ya $500,000. Ubwo ni hejuru ya $500,000 bwirwa gutyo. Aha benshi baravuga bati twese industry ya sinema nyarwanda tuza amafaranga yinjiza. Bakaba bati nicyo kazi kwe turabizi neza kari byo akora. Shafi mumaje kugera ku rwego rwo kuba mwakuzuza inzu ya $500,000 muri sinema nyarwanda. Ngiye kuvuga gutyo ntago mvuze bose abanyamakuru baravuga akava n'ibitabareba. Impamvu ngo bakavuga n'ibitabareba man ibara n'ubuzima bwite bw'umuntu. Buriya reka nguhuruje. Reka tuganire abantu ibintu byose ubu noneho twamaje kujya mu buzima buri serious cyane ya tuganire. Sawa. Zuba. Buriya n'ubuzima bwite bwa muntu. Si buriya kenshi dufata urugero ntuzi kumara. Tube furi nago mukiri hanga turimo turaganira bisanzwe. Sibyo se? Buriya kenshi dufata urugero ntago nyankunda kwinjira mu buzima bwite bwa muntu. Ntuzi ko nkina filime hari ibindi bintu nkora ku ruhande utazi. Abandi batazi uko nanjye harimo ibyo sibyo batazi sibyo yes kuko ngiye nkora business zitandukanye. Ntago filime ni nyongera mu byo ngomba gukora umunsi ku munsi. Aya na ambassadeur subize ambassadeur w'amahoro wabimenye sibyo hari amafaranga ahembwa. Ari yaramamaza buretse gato Ariya ari publicist akora. Ariya avuka mu muryango ufite ntago ari imbeba sibyo ibyo bintu byose buri akenshi atandukanye ushobora kusanga yaraze credit ya banki nayo yayimuha bitewe n'imibereho ya buri munsi. Ariya ntago yaretse gukina filime aheruka kuzikina ryari twavuga ko se ngo bari mu murongo wa filime yaheruka mu yari yayikinnye muri Nigeria. Yego ahubwo yindi yiwe aretse gushira hanze iya yitwa ngo bayita ngukira numva na episode imwe numva narabonye hari kuri YouTube channel yiwe yari yakuru hari ibintu nk'ibyo ngibyo. So birashoboka amafaranga yakuye handi. Ikingenzi nuko yakoze icyo agomba gukora yubatse inzu aho yakura amafaranga aho ari hose yayaka muri banke yayahabwa n'umuryango yakoresha cyose mubona amafaranga. Ikitupfa nuko nta wenda bari kumurega ko yayibye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwagomye mwishimira iterambere ryiwe. Hari nabavuze ngo papa Safa ngo amaje gukina ngo episode 561 urumva ngo ntiba kiriyanze banashyize hanze akazu urumva ngo ntago arayubaka sibyo. Amahirwe y'imbeba n'ayinjangwe samwe sibyo n'urugero ntanze sibyo. Amahirwe yawe n'ayanjye ntago bingana sibyo. Ngiye nshobora kugira opportunity mu mwanya mutoya. Iyi saha muvunyi wenda dufata wenda ho kwezi wenda niza wenda nka $1,000,000. Hari kizagira ngasanga muvunyi ari kugenda mu imodoka ya Range Rover iteye ubwoba. Kandi mu gihe cy'umwaka umwe nzavuga ko wibye muvu. Hari ugiye ugira opportunity twababona amafaranga mu buryo umwe cyangwa ubundi. Uzacungana n'igeno n'ujya kubona ugasanga mu kwezi kumwe kandi nta mafaranga wenda n'urugero wenda winjiza $1,000,000 wajya kubona mu kwezi gutaha ugasanga winjiza $5,000,000. Cyangwa kuri $1,000,000 winjiza ugasanga hari ibindi byagiye. Ugasanga ugize umugisha arabantu baguhaye support mu nyumwe cyangwa ubundi. Hano nakubwira ati uzaba brand ambassador wacu bitewe n'ibintu ugiye gukora. Dufasha ibi ni bitandukanye. Ari rero ko nzi ko yarashoboye kandi n'ahantu yabaga ntago harahaciriritse. Uzwe nabamenye twatusigaye imbere kera. We nabamenye mwashutingiraga mu rugo we cyane. Ari yadutsizaga location kandi yari umuntu ufite gahunda uba ahantu heza hasobanutse aza kuhava yimukira n'ahandi hose aduha support. Yari umuntu manu ufatika ntago hari yari imbeba. Ikindi ari sinzi yavuze ngo umwamikazi agira gute ntabwo niko kuna arababara kugira agere ku cyashaka ndibaza ibintu nk'ibyo. Rero Ariya ni uzi inzira yanyuzemo kujya yubaka iriya nzu. Abantu bari kumwibazaho bari kwibaza bamubabare bamuha amahoro ye
icyiza nuko yakoze icyo ashaka yageze ku cyo ashaka kugeraho. ese ubundi kubera iki barimo kwibaza ahubwo vuga kubera iki ahubwo wowe no urumva ngiye aha ngaha mpagaze mu mwanya nawe ari kuri maho ngiye no mva nkubwire ngiyewe nshobora no kubanza ukuri urabyumva kubaherera abaturage none umva no ngiye urumva kubera ko mba mpagaze aha ngaha mu mwanya wo kugira ngo mbarize rubanda nyamwinshi rubanda nitwe uri kubaza se ndimo ndabaza mwe kugira ngo uvuga erega muri industry ya cinema kandi nawe yayibari tuba wese turabana yajya kwiyubaka yarambwiye ati ngwino unshakira imisumari nzanira imisumari nzanira amabati yarabintumiye nari impari nzo nuko ikibazo cyasizwe cyasijwe yigeze bimbwira bacukura pisine nari impari n'umukobwa witeje imbere n'umukobwa ukora yaza kuba ari umugabo wayujuje bari kubyibazo gutese barahari benshi bazujuje ariko kubera ko ari umukobwa bisaba ikintu kirekire abantu baguke mu mutwe kubera ko ari umukobwa wujuje iranzu byabaye ikibazo ati yaciye hano muri za kanuni zitandukanye yego harayabona kubera ko ntabwo nyine bamenyereye kubona abagore bahora bagira akose Nigeria nicyo gihugu kize muri Afrika kiri mu bihugu bikize muri Afrika kiri mu bihugu bikize ese nicyo cyambere no uretse gatoya hari South Africa hari Nigeria hari na Maroc irimo Ushinwa se muri Afrika wavuze muri Afrika nanzi muri kuvuga ibi oya muri Afrika turi kuva muri Afrika ibyo bihugu kiri mu bihugu bikize muri Afrika ko nge niziza ko Maroc Nigeria na oya ntabwo igihugu ni cyambere muri Afrika ni cya gatatu ni cya kabiri Kongo na Nigeria hari abanza Algeria za Libya Libya siruta Nigeria yego Libya ruta Nigeria Algeria Libya na Kongo ziruta Nigeria yego noneho biratangaje kumva ko umuntu wese w'umukobwa abonye amafaranga yakuye muri Nigeria nukubera iki Nigeria ni igihugu gikize gicukura na petrol bien sûr gifite abaturage banini abaturage benshi bagera muri miliyoni 127 harimo aho ngaho simbizi magana 70 ntago mbizi ko bageramo hejuru ya miliyoni 120 na gutyo urumva nafite abaturage benshi kandi barakora na filime ukoze ushobora kuba wakora filime ikaba yaguruka hari ibintu tuzicarana nkakohereza wenda kuko amaze kuri film industry hano mu Rwanda yabihagaze ku ngo byibuze tutacuruza filime ngo tubona amafaranga menshi paraporo yabari ni ingero nyinshi naguhereza ahubwo dufatiye kuri Nigeria nkuko bivuga abaturage baho bakonsoma ibyabo no kugira ngo Nigeria filime zitera imbere no kugira ngo umuziki wabo utere imbere baraborotse akavuga ngo nta bihangano by'abanyamahanga dushaka reka dukora iby'iwacu biroroshye cyane kuba wakora filime imwe muri Nigeria ukaba wakira ubwo barikunda muri make ukaba wakira byumvika n'umukinnyi ukine muri filime kandi gahitinga arakira mvuko bitandukanye mu gihe umuntu ushaka gukina filime 20 ukaba ukiri handi jo nagiye ubundi Paul Jean Paul abantu bose baramuzi mu gihugu hanga mu kuri cya sinema nyarwanda ariko biratangaje kuba yaba kikubwira ngo sinema nyarwanda n'amafaranga arimo atarimo naba naravuyemo ngisubize gutyo ko atarimo naba naravuyemo bitandukanye no kuvuga ngo mfite gashugi ya Shafi yego mfite ibyo nimo gukora byatana nimo ndashaka kuvuga nk'umukozi ukorera abandi ujya gukina muri sinema z'abandi afite amafaranga yamubasha yatuma abasha kuba yabaho mu buzima bwiza akini by'abandi agahembwa ku munsi agataha yego what do you mean bwiza ubuzima bwiza nukurya ukaryama ukabona besoin primaire zose bibuze kwifuza nibwo buzima bwiza tuvuga sibyo iyo ukiniye wa muntu tuvuye ndaguhaye wenda nk'ibihumbi 300 araguhembye ugiye kuwundi araguhembye nimba yaguhembye 150 wakoze ugiye kuwundi ayo mafaranga uribuze gusavinga gutunge mu gihe handi byarangiye kwa kwezi ujya handi hano atandukanye ndaguha nk'urugero kamfata urugero wenda nka Esperance cyangwa Irungaronje ariwe tukote akazi kabo ka buri munsi n'aba acteur barakora birabatunze kandi babayeho neza babigize umwuga iri sufe kubanza kureba ngiye gukina ngiye gukina iki ngiye gukora iki sibyo nibyo ngiye gukora byamaruhe mu maro hari ujaje abanyuka jajabira ubusa akubisa kugira ngo banze hakenewe kugira ngo habeho n'amahugurwa y'abakinnyi bamenye ngo ni gute na managinga ubustari bwanjye ni gute nabyaza umusaruro ubustari bwanjye ni gute nabyaza umurongo amafaranga ukondi acting yanjye byaza gute umusaruro managing gute fame yanjye ni gute nabungabunga fame yanjye ntiyangirike ibyo nabyo bizamo dufata urugero hari ushobora gusanga wenda reka mfate urugero wenda nkanya kwigenda wenda Rwasa yari umustar yakinaga filime zingahe nkeya bwa busitari bwe naryazi nafite ukaba bamuha icyubahiro paraporo wa muntu usanzwe ubona munsi ku munsi muri industry ya management yiwe kandi ugasanga ufite ibiraka byo kwamamaza umunsi ku munsi wa wundi usanzwe ukora ntabibone kuba gentle kumenya icyo ushaka gukora kugira intego aribyo ari yakuru yakoze
yirinze kuboneka ahabonetse hose cyane. Okay, reka tugaruke kuri Carine gatoya. Uraza kubwira iki abantu b'abakobwa bose bari hanze ahangaha barimo kugenda bahwihwisa mu magambo ngo amafaranga yakuye mu Buraya. Ngewe mitandasa ku ntego nabonye nca ku ruhande amafaranga yakuye mu Buraya ngo yageze aha Nigeria ngajya hehe hose ngayakuyeyo. Ugasanga abakobwa barimo closing amaboko ariko nabo bategereje kuvuga ngo ni umugabo uri buze kuza kudufasha kugira ngo tubone ya magambo. Icishe cyako amuvugishije. Nawe se mubona wavuze kenshi. Nangwe musomye iki? Ikintu nabwira aba bakobwa ikintu cya mbere cyo bakore kuvuga ngo umuntu yakuye amafaranga ahangaha yakuye amafaranga ntabwo ajyayo ni wamuherekeje ajyayo ni yakubwiye ngiye ahangaha ngiye gukura yiki why not batekereza umuntu bo bakore nimba ushaka kugera ku kintu runaka kugiye kigeyo nuko ubanza gukora nuko bavunitse rero ibya ariya wana nge se nabona n'icyo mbivuga uretse kumbwira ngo nakomereza ahubwo akore n'ibindi birenze ibyo ngibyo abavuga bavuge uko ntabwo ushobora kubuza umuntu kuvuga. Abakobwa benshi muri uru Rwanda abenshi bishyiramo ko bagomba kuba mu buzima bworoshye kandi badashaka kuvunika. Cyo biragoye. Wasanga niyo umukobwa wa mu nzu nziza niwe ufite telefone nziza ari ugashaka ikintu akora ukakimura. Biragoye kugira ngo umenye icyo umuntu akora utamwegereye. Kubona umuntu agenda gusuka mutekereza uriya wenda akora ibyo ngibyo akora ubwo buraya akora ubwo buraya agira gute biragoye wowe ni kuri kumutekereza ariko si ko ari ashaka kuba afite business runaka akora afite runaka ahantu runaka akora utazi nese nimba atuye hano mu Rwanda akaba ava mu Rwanda akajya i Bugande afiteyo wenda nk'iduka cyangwa se afiteyo kintu runaka ntabwo ukizi wowe uzi biri hano mu Rwanda ibyo kubera ko muri kumwe muregeranye yabyutse uramubona ariko ntabwo uzi icyo akora nyuma ahubwo kugira ngo utekereze umuntu banza umwegere umubaze umbite umenye amakuru yiwe aramboye mbere ko yogiye kumuhereza amazina adafite wakegera ngo ukamubaza ngo ariko ubundi ukora iki mu buzima busanzwe uwo mubaze nese ubu ngubu uje ukambwira Carine ukora iki ese ubayeho gute n'iki tukaganira nakubwira utekereza ko ntangiye kwinjira mu buzima hari ukuntu nyine ushobora gusanga umuntu ugaragara nk'ugiye kumwinjira mu buzima kandi bidakwiye akakwima amakuru aho kandi uganirije umuntu neza ukambwira ndifuza kwiteza imbere mbona we hari ahantu ugeze iki nta kintu Kari ngira ngo tuze nkoruzana gufatanyaho na Shafiti kiganiro iki kintu kubera iki turimo kubona abakobwa benshi cyangwa se abana benshi b'urubyiruko muri iyi minsi barimo gushaka abapapa bakuze. Shafi ndashaka iki kintu uze kuza kudufasha tukiganiraho twese. Carine nangu bitewe mu kadeyi uko nawe uri umusore tukiganiraho ariko se bakongeye oya ntabwo nshaka oya akaba ni cyari kibazo wongera mu kanya papa nangu bitewe mu kadeyi umfashe ikintu tukiganireho kubera iki Kari murimo gushaka abapapa bakuze cyane muri iyi minsi no wiva ngo murimo gushaka hari ababashaka n'abatabashaka sibyo biterwa wenda wasanga ari urukundo rwarukwerekeje kuri uwo mupapa ukuze sibyo cyangwa se hari n'ikindi kintu cyeze kugenda ukurikiye ikintu wa wundi afite aricyo kintu kikujyanye rero ni ibintu bibiri bitandukanye ku rukundo urabizi nta muntu uruyobora rurijyana hari ugenda akurikiye ibyo uwo muntu afite hari ugenda kubera urukundo nta yindi nyungu runaka. Shafi niko byemera ndabyemera byavuze n'ibyo rwose ntacyo narenza maximum abenshi barimo kujyanwa n'urukundo ko muganira n'abakobwa benshi kamera akavuga ati nta rukundo gihari nta rukundo umuntu ujya gushaka beti iyo tuvugisha ukuri nawe ujya uvugisha ukuri hari umuntu ufata urugero wenda ufite imyaka ntabwo ngiye kuyivuga ufite imyaka hagati ya 20 na 30 sibyo ukungana uko ukunzwe n'umugabo w'imyaka 60 mama ufite iyihe ntego urabona ngiye ikintu nekereza abasore b'iki gihe na ewana umusore ntabwo ashobora kuguhereza umwanya nashobora kwitaho umusaza ufite urugo nuzaguhereza uwo mwanya se bavuze ufite urugo cyangwa umusore yavuze ufite urugo arubatse afite umugore n'abana ngo umukurikiye ibintu ntabwo ukurikiye urukundo rero twavugaga aho kandi n'abasore nabo bisubireho umusore nashobora kuguhereza umwanya naho ugashaka babandi bakuze abamama bakuze bafite icyamukuraho ntabwo ari icyo ngicyo reka nkubwire impamvu yabyo
abagabo bafite imyaka 60 kuzamura kenshi baba barakoze kera sibyo umuntu watangiye gushaka amafaranga y'imbere wenda jenoside yakora abatutsi nyuma yaho kanakora ko ari umuntu mukuru nyine ubusanzwe anakora yarafite amafaranga yarahize kuva kera ari amafaranga ari uburyo bafite twebwe hano mu Rwanda abaturage mo baragenda biyongera umunsi ku munsi kubona akazi ni ikibazo kandi ufite ngo azongererwa wa musaza aracyafite amafaranga yarunze noneho kandi ngo reka dushake avoka inturuzi zizana sibyo se ni umugani ni bisanzwe nushaka avoka inturuzi zizana none wa musaza wakoze yego none wa musaza wakoze amafaranga yiwe biroroshye kuba yakura wa mukobwa w'umusirayi queen mu buryo mwe cyangwa ubundi akaba yaza nawaza nta rukundo mufite wenda muhereza ibyo ashaka nanjye mbona amafaranga nicyo ngicyo na wa mukobwa yamaje gushakira amafaranga ro sasa nayo harahanda ajya buri amafaranga nayo agenda zirikira uriya mukobwa nawe aba afite undi muhungu akunda kenewe na baba kusore niwe bakeneye uri kubyumva none wa mukobwa agaruka style kayaha wa muhungu akunda wa muhungu nawe yahaye ni shene man ara amafaranga arazenguruka nabonye umutipa wundi witwa Gasana Diarize arimo gutanga ati mbwira ikintu ushaka wamara gukibona ukagitanga ngwana naramurega ati kuri iyi si nta kindi kintu njya nshaka kandi iyo ngibonye sinzaho gitanga ni amafaranga abanyagwa urayahiga wamara kuyashyikira nta kindi kintu utegereza mu mutwe wawe n'uburyo buyatangemo kugira ngo agende uranyumva gusa ngiye ikintu nagira inama ku bakobwa byamurenze gira aba yafashwe gufatira kumanza gukura amenyo ntabwo nabikora bero gusa nyine ngiye ikintu nagira inama abo bakobwa ameze uko nguko ntibakore kubera ko nimba ugiye kuri wa musaza uramujyaho aguhereza ibyo ngibyo ushaka ariko hari ibindi uba watakaje wa musaza afite bya diabete afite biki ibirwara byinshi iyo byose aragenda bigukubite y'amafaranga uzivuza oya dusubaza ko ntabyo afite gute se hari abatabifite ariko nese abantu bose bajya muri ibyo ngibyo baba barwaye se niko barwaye bose simbiza ariko kandi nabwo ni risk wawishyiramo yihese none se reka nkubaze uri umukobwa ugiye ku musaza w'imyaka 40 ungana na papa wawe na mama wawe we uzaryamana nawe umukunze uzashaka amafaranga uzashaka amafaranga namara kuyaguha niho handi uzahura nawe n'umusore nawe nugira iki numugire urukundo numugire santima kubera babandi rero kuyashyikira rero muyashyira mushyira abasore muramara kuyashyira muyashyira ahubwo bayashyira bajya none se yabonye uyashyira iyo yabonye yashyira narabajyamo nyine uyabonye ntacyo uyabonye yashyira uyabonye ni ama makeup kwambara neza ya modoka amatelefone nyine ni urugero dega amafaranga na soza twigenda ya makeup ni uzayokora makeup ujye kugura ya telefone igezweho ugure ya modoka buri kantu kose ubona kagezweho niwe y'amafaranga abantu mwawe bo ngabo ashirira usanga kenshi nta mumara agirira abantu bake cyane usanga afite umumaro kabisa ariko Shafi umva ngwira ikintu kimwe cyambere cyo nimo kubanza kwibazaho nukuvuga mu mukobwa wese wamajije kujya muri target yo kuvuga ngo uramusaza namubonyeho amafaranga cyangwa se tuvugisha ukuri kari iyo tugiye nk'ahantu dusohotse bajya kubona ukuntu umutipe w'iboga ararinjiye araje turicaye kuri table n'aba Shafi aho tugunda kunywera araje kuza karawundi kambere akishyura 150 igihe gashize bagabwa ariko noneho nge nari ngiye kugenda mureke mbacanye makandi karawundi ngende agakubita makandi karawundi ka desi ati ngenda giye nari mfite ibindi bintu nari ngiyemo ariko uri bugendeye kumamagara nimero yanjye ni ngo nta kindi kiba kimuzanya ahubwo nyine ari nk'umuntu aba yabonye yapofotse reka tuteretse we buri muntu wese buri muntu reka kujya twari twibaze kuri ya table ari abahungu n'abakobwa bariho urabyumva nyine asiga yangije mu mutwe w'abakobwa nyine buri wese agira tekinike akoresha mu kugira ngo impress cyangwa se akurure umukobwa cyangwa se n'umuhungu mu buryo mwe cyangwa ubundi buri wese agira kata na tekinike akoresha tout simplement we akoresha iyo kata hari abakobwa ushaka kwitibona ko yabonye ko afite amafaranga nyine bien sûr hari n'ushaka kuba ati umuhungu ari yemera ntago abakobwa bose ari bamwe ku buryo bamwereka ikintu kuvuga ngo kajya gutya amafaranga waraze no we hari abakobwa bihagazeho abati ntabwo nzakurikira ngo umuntu wankunda uko abinyeretse niko abyereka n'abandi ntabwo nkeneye gusangira n'abandi bantu rose sakiyuba ntabwo tuvuze ko ari bose ariko quand même ubikoze hari nk'abakobwa nka 30 bicaye aho ngaho yabaguriye round
20 nimero barayicyura kandi muri abo 20 bacyuye nimero 15 barahura hagashya ndabeshye se reka Carine bitwibwirire navuye ko mbeshye ahubwo se ikintu nshaka kwanza kubaza abasore nk'abo babaho bashaka gukora ibyo Imana y'u Rwanda hariho cyane benshi hari ibintu umuntu akora agahita yumva canganyisha abantu barahungira urumva na wa wundi wifatamo akavuga si nyine gukurikira amafaranga n'iki afata umwanya wo kumutekerezaho kaba se uyu musore ariyemera cyangwa se yashaka hari ikintu runaka ashaka kugeraho n'iki nabwo bamwibajijeho ariko nekeza ko ibyo ngibyo nta basore bipfa kubaho keretse basaza nyine abandi mwahoze muvuga n'iki niwe washaka kuzagakora ibintu nk'ibyo naho umusore w'iki gihe ngo araje Shafi w'iki gihe Shafi wanjye we mumureke naho umusore w'iki gihe umusore w'iki gihe simbizi yakonze akakaba yene yakaryoha karyoshye umusore w'iki gihe none cyongeyeho hano muri iki gihugu cyacu ayine ntitwika nuko nayinyweye ku gitsure ko ntitwika ubutaha uzanywa icyo ushatse so urumva no muri iki gihugu cyacu nawe wabona pe kandi ikindi cyongeyeho abakobwa bacu bariyemera atansiyo umukobwa wo mu Rwanda uje umwereka ayo mafaranga n'icyo uje ukora ibintu nk'ibyo abana guca amazi ahubwo bikakurenga ariko guca amazi mu ruhame nyuma ari wenyine nyine ubwo byawe wenyine gutyo biba ari iby'abo bantu babiri ni ukuvuga ngo njyewe ari umukobwa ejo turimo tuganira arambwira ati sinkubeshye iyo ukoze ibintu nk'ibyo ngibyo mu ruhame ushobora kwihagararaho ariko ndamutse mpavuye ntatwaye nimero zawe nanaryamye sinshobora gusinzira nakiyaranja ngazibona uko byagenda kose kuko hari ibintu umuntu akora agacanganyikisha abandi acanganyika nyine n'ubundi wacanganyikiwe none se reka mubaze Carine hari amafaranga uzi atakugera imbere ngo ucanganyikirwe haramutse yabaye menshi reka mubwize ukuri ikintu mbona nakwiriye kitari icyanjye si icyanjye kubera iki ntabwo ashobora kunshanganyikisha kubera ko saa yanjye ndayareba ariko nta mumaro mfitiye ntacyo nayakoresha sinakenera wenda ikintu runaka ngo nyibone kari umuntu ufite amafaranga ahagije kandi menshi reka tuvuge ntago tuzi amafaranga ahagije mwangana gute ariko tuvuge umuntu ufite amafaranga menshi yo kuba yakemura ibyishoboka bya bishoboka ndetse no gusagurira n'abandi kare ntiyagutwara anwarishira amafaranga okay reka ntanga urugero ruri kiriya rwumvikana wowe n'umuntu ntago muziranye murawe inshuro ya mbere inshuro ya kabiri muhanye nimero inshuro ya gatatu arabwiye ati kare ndumva nshaka kugurira inzu mu buzima nta kindi kintu uri gutekereza tuvuga uti umuntu arashaka iki muri muntu wese niyo kintu ahita atekereza arashaka iki umuntu ushaka kugura inzu daziranye tutamenyeranye ese ari ufite ushaka ayimugurira ko numva uri kuvuga ngo ese Shafi ko numva utangiye kwirakana oya nuko ibyo turaganira tanga urundi rugero rero turimo turaganira okay ni umukobwa wundi sibyo kari ubwo message yatambutse aragutwaye muri Vision City avuga ati no gukora mutation ikigo cy'igihugu cy'ubutaka yiti kwandikwaho reka nkubwize ukuri ngiyewe kwitise nta mugore afite avuga ati ngiyewe narakubonye wakoze ikiganiro uri kumwe na Shafi uri kumwe na Muvunyi numva ibitekerezo byawe numva ndakwikundiye mpita no mufite ibitekerezo bizima so ngiyewe ngarutse mu Rwanda hangaha mfite gahunda yo kurongora ntamafite amezi 2 cyangwa 3 ntago mafite umwanya wo kuzarambagiza kuko naga abakobwa bo mu Rwanda nafata umwanya wo kubarambagiza kuko benshi basaba kubanza kwitonda none tugenda muri Vision City ngiye kwahugurira inzu ndayigusigamo ntago mba mu Rwanda nzajya nza muri vacances magusange nge sinabyemera kubera ko icyo gihe ntabwo nabankushatse aho nawe nshatse bya bintu yanzunguriye nta rukundo aho ngaho ruba rurimo Shafi kuri kubaza nawe ibintu ushaka nawe kugira ngo Nikoze ibintu nzi neza ko bitashoboka biramutse nyine ntibyashoboka ariko bibayeho ntago byabaho babarira wizunguza umunwa oya ntago byakora wese njye nifuza gata muri ya mihanda umuntu ashatse akamara icyumweru kwezi kumwe ngo bakoze iki angurira inzu zanya nyikugurira ndayikuguriye ngewe ntago nkorera mu Rwanda ariko njya mpaza muri vacances nka kabiri mu kwezi ayingure nkande se nk'umuntu ashaka kuzajya asanga ubwo nyine nibyo byaba bikoro bwabura iki shaka kujya sambanya nje ntabwo nabyemera
muvurika nkubwira ikintu kimwe utazi rero imvugo nyanda nyine ni zose ibintu gira dukeya twawe nyine ewana ntabwo ibyo ngibyo muvu umane shafi wawe igumanire uwawe ukunda muvu ariko kuvuga ngo ukurikiye buriya kenshi umuntu apfa uko yavutse cenze ni muri kubyumva umuntu apfa uko yavutse kenshi uko umuntu abayeho nibyo bidetermina uwo ari we hari uwabyemera ibyo ngibyo n'utabyemera buri wese n'umutima we ariko cyo kugira ngo mbere yo kubyemera abanza umenye ngo urashaka iki ni yihe mpamvu ufite izihe ntego naho bwawe urabyumva reka tuze twitahire nako twikomereza ikiganza twe tugiye ibyo tugiye kuganira ngiye na be tunirire ntabwo twaje turimo tuvuga gutya mu abona Shafina n'umushere banze kurya mukamera bari ariko nta kibazo bambe batavuga barimo kurya ariko ntacyo bitwaye nabyo biraza kuza kugaragaramo bataza kugira ngo twabicishe inzara Shafi oya ibyo kurya birahari byanateguwe bataza kuvuga ngo abantu inzara yabije urabizi se komande watanze nahitangase mvaye bashaka kunteza urubwa ntabwo nakakira abantu ngo bamwe gusa ngo twakire se Shafi ubu yifacture wayishyura inde ubu yifacture wayishyura none reka tukatsiko twaje ari dusohokanye Bari kwa abanyamakuru mujya mukora ikiganiro mukabasha kuvuga n'ibintu bitari kuvugira ku nzoga y'umugabo. Subiza yagiye. Twebwe buretse gato baza kuvugira ikintu kimwe. Buretse baza kuvugira ikintu kimwe. Buretse gato baza kuvugira ikintu kimwe. Kwimana. Baza kuvugira ukuri. Rero nkwiza ukuri tuvugisha kuri buvu. Ngewe ujanga nakubwira ngo nari mfite gahunda yo gusokana na Biraha. Ndabeshye. Ngiye narahambure mama wambyaye. Niwe muntu ngiye mvuga icyo ngicyo mvugira kuri. Oya. Noneho arambiyete oya. Genda nta umuntu mvugisha ukuri. Buretse gato. Buretse gato baza bivuge. Oya. Oya buretse. Ngo nukuri kwibona nagambi. Wenda kajya gutera. Buretse ngiye bikubwira. Buretse ngiye bikubwira. Buretse gato baza nkubwira. Nabane gusokana na Biraha wawe katwishyura bill muhe buryo. Kinsubiza icyo kintu giso buri yakibwira umuntu. Ngongere indi nkoko nanjye ndarya fagitire wishyura. Nyine banza mbwire oya. Ngewe nasokanye na be ku mpamvu zanjye. Turi kumwe namaze mugiye gusokera he. Bibwe n'abantu banabyumve. Ndabona tugiye kujya hotel wampaye ikigano twaganira nabwo ntabwo byakunda. Ngo basi ngunota 9 umwe ngo muragera sana mwe saa 5 uraza uragogera. Ngo tugiye ikiganiro. Nizere cyane ibyo tugiye kuganira kandi turanabikora mu kanya. Komande ko nagomba kumusohokana nta nubwo azi nibyo tugiye kurya by the way. Wena none nabibwiye natanze komande unyumva. Ko wansanze hanga atari yaza mundi kumuvugisha. Ageza. None uravuze ngo wanyakiriye muvu. Tujya tuvugisha ukuri. Wayibwira imbere y'umugore ngo wakiriye umuntu. Sindaraga komande ashyize ku ruhande utaye. Aya ntayo muvu. Reko narimo kubihakana. Gitanga nze kuyifilima. Mbere mama wambye ivuga ati komande ugiye gutanga. Okay. Itandukanye niyo natanze. Yanjye. Watanze iyi. Nawe urabizi. Watanze iyi ngo nanjye natanze. Natanze komande uyu muceri mipira uri minkoko. Ko nyine ibyo nkunda cyane. Nkuna no kurira hanga. Nawe urabizi ngo utanga indi. Umugore yamaje kuvuga ngo ntubivuge. Oya. Nawe tanga indi. Uze kuyifilima yerekana. Gutanga iyi nkoko gusa. Nta kibazo. Yego. Nta kibazo. Inkoko zingahe se ahubwo we nibagire ihene. Wala kibazo. Shafi. Umugabo wabwiye umugore sheri ngo ndagukunda rero nzakubagira inka. Umugore atari izo nkoro nsezeranye. Nizishira ndati nzakubagira ihene. Nizishira siko nazo nsezeranye. Bagira ibisiga. Nzakubagira inkoko. Nizishira nzakubagira ibisiga none. Nzakubagira ibisiga. Yes Shafi. Ngo turimo twiganira ku musozo abari ibintu byinshi cyane tuba tugomba kuganira wa mwe twari tunanirukanye kera. Dero kuganira twicaranye turi kumwe na Biju. Abantu benshi cyane 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 nakunzwe cyane abantu urabona ntabwo twituze ibyo tugana mari muravugana ibintu iminota 45 dukoze watubangamiye turashaka gusohoka pe twiganira Nage sawa reka twisoreze reka twisoze ariko mbere yo gusoza muragiranye gusubiza ariko rwose tugira umwanya tuganire ubwo se kibazo cya Biju nakibaje Shafi naza kimbaze ndagusubiza yes Shafi Biju ajya gutya akora ubukwe bita maze ngira ngo amezi angahe abaratandukanye Baravuga batari gose Biju ntashobotse hari indi gahunda yari igenderewe byari bimeze bite nari navuze ni rero kuva ngiye guhura na Shafi kandi nzi neza ko ari inshuti y'amagara twanakoranye ibiganiro byinshi cyangwa biganiro bibiri njye nawe turi kumwe yego ndavuga nuko byagenda kose ntago natarukana nawe nakubashe kino kintu Shafi bya bintu byakiriye gute wowe kubiki itandukana rya Biju n'umugabo baratandukanye se mpa makuru none ngusubiza urashaka nkatinge duhite tubi oya ukatinge gute se nyine ndakubaza baratandukanye urabizi neza tu es sûr umugabo abaho umugore abahe je suis certain ko batandukanye ko twebwe dukora ibyo twabonye hanze hangaha urabizi neza ko batandukanye umugenza cyane kandi uvuze ko batandukanye
nkurikije ibyo mbwirwa kandi nibyo mba ngomba kubaza kandi nibyo wabonye ngeze mbana nabo karavuze ngo tiwe si ariko none reka nkubaze nanjye ndimo ndakubaza baratandukanye cyangwa baracyari kumwe ukurikije uko biza nta tangazo nabonye baturuka rivuga ko batandukanye nkuko nabonye bakoze ubukwe ntago nigeze mbona ko batandukanye bavuga ko twe turi twatanye buryo burofisho sibyo ikindi nzi neza ko bavugana okay twibukiranya abantu neza babimenye ko kugira umuntu atandukane umugore n'umugabo kugira batandukane ku buryo burofisho nuko inkiko ziba zabyemeje zikemeza ko abantu batandukanye si nicyo ngicyo nabwo bashaka kubigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntago ariko baba batandukanye niho bakira umugore nyine nubwo ntacyo ariko icyo nzi cyo nuko bari kumwe bari kumwe ho umugore n'umugabo none se bari kumwe nka Satani n'Imana siko tangiye kunaga oya nukumbaza nayo bihanganye kamera ya polepole yari yanze yanganishe uri kundakaza kamera ya polepole yari yayihishe oya ariko nkwize mama nuko ikumbaza mani ibintu bisobanutse bije n'umwana mwiza bije sikubana bije yakoze ubukwe abanye neza n'umugabo kugira neza na Lionel none yamena abanyamakuru akunda kumbaza iki kibazo ngo kubera iki ngo bimeze gute ndabizi ngo ni urayifite nimujya mukorana ibiganiro umuhamagare aguhaye makuru urayambaza mbana nawe naramurongoye ninge twasezeranye kuki kibazo kuki reba nk'iki nk'amagambo umbajije umugore wawe ari ntago ari umugore wawe yicaye yaje afutinya ibintu by'abagore oya ntago ni ibintu by'abagore nuko ushaka gusimuka etape akizero ufite ko azakugira umugabo mu bintu by'abagore agahita oya ibintu byose ni etape kuri etape birashoboka none maze iminsi ngora ibiganiro buri munsi nabanyevuga umuntu twakoranye ikiganiro bavuga nti hari abantu turambiwe dushaka ko barongora n'abanyezo ubwo bukubitira undi ukize ubwo bukubitira undi nuko wowe nturongo yaje hari ibyumweru bibiri byashira urimo utanya gusakuza ngo warongoye wasaza natwe ni mu nzira wagisamba urumva ukize ubwo bukubitira ishaje byiwe shafi barabambaza buri munsi batari yose mukuru wawe hagira ibikari twagiye kabeza cyangwa fanta kubera wowe yagiye kabeza cyajya nijoro umuntu amwe ati shafi wenda kubonye bagire gute ngo babe ibyo nshaka byose wamwe fanta wamwe byeri wamwe byeri aho witwa bagira ngo ninjye nguramwe mu nzu wangu wazi ko ni umudamu wa kabeza ngo bagiye gufata imbaraga bari n'iki byose ngo nibona muze ngo bazi ko ari we shafi Ezaje kuvumbura ko atari we. Oya ariko ari njye bimwibwira nabwo ntabwo ngende shafi. Ubashije kuzimwa. Oya yazanye fa. Yego, oya ntabwo fata. Wanywa inzoga uvugisha ukuri. Neze waruhari. Kandi uramamagaye ngo urasinze ubucacu uragusindishije. Agira ngo abantu bajya banga abanyamakuru bamwe inzoga noneho tubumbemo wa mugabo. Urayinywa ariko itari mu kazi. Iyo ntari mu kazi. Ese wari mu kazi ahubwo waragiye kwikora. Ntabwo ari icyaha kandi ikibazo kirimo. So, wamuganisha Shafi, reka dusoze. Yego. Naho waza gashikigeze noneho irajyasoka bimeze biteye abakunzi bayo byifashe bite. Cya irasohoka turimo turategura nyine izindi episode zikurikira gashugi imeze neza ageze kuri season ya 7 episode 28 mu kimwe gita nta kibazo mugomba kubona izindi episode nshyashya. Iki? Ni umuco mani bro. Umwana ejo ndi yarambwiye mu gipangu. Nguzi ko nenzi kari utukana. Nise ntukana nje gutyo. Ngo we bya filime bya gashugi kuntu mutukana. Nise ngo hari filime nashobora gufungura mu rugo bahari. Poye tutuba birimo. Gute ubwo? Nyine ibitutsi biba birimo ngo hari ukuntu tukana ukavuga cyane ukanatukana ibitutsi. Urugero nk'icyo gitutsi yakubwiye. Ntago yigeze ayireba. Kubwira nk'umwana ngo wambeba we gutuka umwana mu rugo ni ibintu byumvikana. Umwana yakoze ikosa si bisanzwe gutuka umwana yakoze ikosa. Niyo umwana akora ikosa mu bwire ngo mwana wa ntuzongere. Sibyo mfata umugati nk'umukubite. Kamuneza ukamusije mu maso kwenda nakwa. Filime nateguye n'abatabizi babyumve ni filime igaragaza imico y'abantu cyangwa se imibanire y'abantu mu ngo. Uko umugabo aba ameze ugasanga wenda ndi umugabo mu rugo nakomeze mfite umugore ducana inyuma n'abana bagizeho ingaruka babaye n'ibirara. Uwo mwana agomba kumuhana kugira ngo adakurikiza imico yanjye. Kandi nshaka umwana ataba mubi. Ni muri ubwo buryo rero mbikora. Kandi ngiye nkora ibintu bijyanye n'umuco bro. Okay. Shafi turashoje rero wamugani abantu bose bakurikiye GJC Media aho baherereye hose utari bakora subscribe ayikandi. Ariko noneho hari akantu kamwe numvisha nakameje kugera numva gake gake. Mushira wawe ngo n'umuhanzi. Byo narabyanze. Warabyanze. Ntago tugiye tubyumvikana ibyo bintu. Kari. Imana yo guhanga. Ndi umuhanzi. Ndahanga indirimbo zanjye bamwe barazizi ziri hanze hari n'izindi nshyashya ziri mu nzira. Hari yitwa gute iri hanze? Hari Tinyuka, hari Nuzansige, hari Damo.
Okay, ndashaka tubwire gatoya kuri Tinyuka. Karirimbo gato kugira twari tumenye ngo n'ubutazi niyo melody yayo n'ubutazi ni yariyo ahita amenya ngo ni iyo. Konyoza. Man baby ibintu twarabyanze. Iyo tuganira mu yago ibintu bagomba. Nibyo muramubwira nandeke nkore nkuko nawe akora filimi ziwe nanjye areke nkore ibyanjye. Ubu sinkubeshe ntabwo mbikunda. Okay, nta kibazo nakuririmba. Nakuririmbira nyine. Tinyuka ubimbwire. Kagana umuzaga kure. Ngaho mva. Ngaho nyumva. Okay, ngaho ririmba kuyo wibuka. Ofe ibintu umuzaga kure. Ngaho nyumva. Ngaho ririmba kuyo wibuka. Ntabwo nabireka ibi bintu. Ririmba kuyo wibuka rata. Oya nuzansige nukuri si yabindangiriyeho. Oya nuzansige ni mama wabunsize mu mazabira. Oya nuzansige na indi mpamvu ngundi sinukuyiriho. Nuzansige na indi mpamvu ngundi sinukuyiriho. Ngo iririmbira. Nuzansige. Babarira ati kamuririmbira umureba gutya nta nasoje. Babarira kuvuga. Kamuririmbira umubwira. Nta muntu ngira kuvuga nasoje. Oya nuzansige nukuri no. Ibintu bivemo. Baby ibintu bireka abazabyumva cyo. Ese reka ntiri muririmbe nagwe shaka. Ngawashaka muririmbe turi twenyine ra. Oya muririmbira. Turabyanze. Bimurize mikoro yiwe. Okay. Yes, reka dushimire abantu bose bamaje gukora subscribe twabashimiye kandi tubabwira ngo aho muherereye hose twizeye ko muguwe neza cyane. Turashimira cyane Eric kuba dufashe kugira ngo amajwi n'amashusho tubashe gusohoka neza bimeze neza. Shimire cyane Shafi ubafasha kandi kugira ngo tubashe kuganira. Shimire cyane na Carine. Imana ibambere umugisha kandi ibyo mukora byose bibahire.
keep on